ndikunda ndikunda nyuma ya mama wanjye ninjye mukobwa mwiza uhari yego ya ibindi ntumbaze ngo kubera cyako nyuma ya mama wanjye njye icyizere undi muntu wese atambonamo nkibonamo ubushobozi undi muntu wese atankekera ngisangamo ubwiza undi muntu wese atambonana ngisangamo nuko umusore arakuriza arandiza we sharandishije ese urabizi wa musore yo kwandishije kitsira gore barafokasinga kuba ngo sengo kana kafite iki kugane n'umukobwa kanikamba ngewe ngo umusore ngo udafite imodoka udashobora kumvana hanga ngeze hariya imvura inyica imvura inyagira namamagara izuba rinyica namamagara ngo umusore utwaganira iki kandi nta na moto afite nta n'igare afite abasore namwe muri hanze ntamye murabisiga iraringa umugabo yarariremanywe nta rukundo mufite irari ushobora gusanga si ubundi uriya mutima mukura hewe ugasanga umuntu ashobora guhera ku muntu wambere amubwira ijambo ndagukunda umunsi akabiga nk'abantu 10 na message atanga ni copy and paste kandi ukabona bibayemo pe ntagaforwardinga aranabihuza abantu bose babonera umwanya kandi n'umukobwa nuko hari degaye wansekejeje ubundi twari twicaye ahantu n'abashuti be ni n'ubwa mbere nari mubonye mu minota nk'ibiri atumva atangiye kumbwira ngo ndagukunda ndavuga urumva nyine ukuntu hana n'umuntu nimero mwahuye mwamenyanye njye nawe nta process zo gukunda twagiyemo uratangiye mwegura nkundira iki mbwira icyo ushaka icyo ushaka n'umwayimana nkikwiherewe igendere bakakunga ngo nkundamo iki se uyitayari kukimuhase sha nkifite yari ugabisha birenge nzakiguha ako kimbwire wintuburira ntabwo erega nawe ntiyagusaba icyo udafite nareka kuntuburira rero nakimbwira ijambo ndagukunda uyitayari kukimuha sha nimba ngiye nshobora kugitanga sinavuye ndi rugabisha birenge nzakiguha ariko wintuburira nkundamo iki se none abana ntabwo uza hano mbere y'igitangaza tuzi njye dukundana nkisanga wenda nko nyine byanambaga nkisanga nko muri ka yo kusanga nyine mpuye n'undi mukunzi wawe ako kanya rwose sinanarema bifu kuko sinzi ngo ukundane ndaho kwisaza sinanarema bifu hagati yanyu iki urabireka yewe we washaka ko n'umushiki wawe utanabivuze nabikuvugira kubera se ko bigushimishije cyangwa ntabwo bishimishije umuriro uri bwake nkuko kanya njye nawe turi inshuti waza kunsura yego ariko ukaza nawe ufite gahunda nkaza ufite gahunda warangomba kujya yego aho akaba hari inshuti zanjye kandi muzagiye kuko ndakeka iyo umuntu ari boyfriend wawe asanye n'inshuti zawe ubundi ndagenda aho nari ngiye kugira ngo ko matinda ko hatinda nenzi ko biri butinda ariko kubw'amahirwe sha nta n'iminota na 20 byamaze egera mikrofone nta n'iminota na 20 byamaze ko sha no kuri gate ko nasaranga ariko arameze no sanga ndagukunda nimba ari zo kwimba za feke za nizo ziri imbere already mu gikorwa cyangwa bakiri muri process ndasohoka mu kindi cyumba Prisi noneho iwawe ariko sha azi drama kera nzi ko abakobwa ari twe ba drama queen aho namwe musigaye muri ba drama king musigaye mugira drama ntazi umuntu wese uzurira akuri ukabona yuriye ingazi uzamutegerereza hasi kuko finally n'undi agomba kugaruka reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mbashimire cyane by'umwihariko ko wakoze subscribe n'aho utarayikora nkubwire ngo uyu ni umwanya kugira ngo uyikore ujye ubona natwe mu biganiro bigiye bitandukanye uyu munsi turi blessed yo kwakira umukobwa
mwiza cyane umeze neza. Katumuhereza ikaze atangira twibwira ubundi tubone kujya twaganira. Tuguhaye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Uregera mikrofone kugira ngo abantu babashe kukumva neza. Ntagiye ndabashimira nyine kuko mwanya mu maye kubandi kuri channel yanyu. Amazina ni Baraka, umunyarwandakazi ari kindi. muri mu kwipresenta umuntu niwe ubuzi iby'ingenzi ari buze guheraho cyane ko nta protocole idasanzwe tuba dufite. Wowe icyo wumva uri buze gusangiza abadukurikiye nicyo uri babwira, icyo utababwira ubwo bazakwishakira. Ubwo biri turavuga ibyo tureba ntawamenya. Umeze neza? Shano primeze neza cyane wetse izuba. Izuba? Izuba rya rusange wagira ngo twageze muri bya bihugu byo hakurya iriya. Biteye ubwoba. Ariko turi mu niba ngo turi muri Gashyantare ariko yararangiye. Oya. Ibihe byarahindutse. Ibihe byarahindutse ariko ngira ngo na Gashyantare n'ubundi izuba riba rihari ryinshi. Okay, Baraka. Imeze bite? Neza. Imeze neza cyane. Cyane. Wababwiye n'ibindi se Baraka ni muntu ki nabyo bintu byose muri kariyeri yawe ujya tuze kugena tubinyuramo muri make ariko wabahaye intro. Baraka ni muntu ki se nyine? Nakubwiye ni umukobwa w'umunyarwandakazi. Asoje amashuri no mwaka. Urangira. 2024. N'itangazamakuru. Niryo wize? Munsi noneho reka duhindure abari nyakira. Kubera ko urumva ko biri buze ko ari byiza cyane. Niko tubyifuza iyo byiza cyane. Wabona hari umuntu wabuze umunyamakuru kandi uhari. Niyo mpamvu nakuzanye kugira ngo abantu bakubone. Uretse kuba wari itangazamakuru ngira ngo hari n'ibindi usigaye gukora biri related naryo. Ubu ninjiye muri sinema cause nyine ni ibintu nakuze mu sense. Ndumwana. Rero kandi ndakeka ntaragiye kure cyane n'ubundi ya career yanjye byose ni ibintu bimwe. Undi muri sinema ya Rwanda. Sinema imeze ite abishe tuza guheraho? Uruganda rwa sinema. Biraho nyine hari ikibuga cyoroha se. Ni ikibuga nk'ibindi biraho. Ni ikibuga nk'ikindi ariko abantu nibaze barebe. Ariko muri iyi minsi uruganda rwa sinema ngira ngo ruraryoshye rumeze neza. N'agafaranga karimo karaboneka. Ku bantu rero babigize umwuga nkamwe urumva ko biruze kugira. Ariko ntibikora ko ngo habaho n'imbogamizi zimwe cyangwa se izindi sinzi uko bigenda. Ni ikintu cyose nta kintu kitagira imbogamizi. As long as ibyo twabonye muri iki ubu ugomba kuvuga ngo birakunda cyane n'ibikunda kuko nyine nta nzira itagira inzitizi. Ku giti cyawe niki cyakugoye mu gutangira urugendo rwa filime? Niki cyangoye? Yego. Kwa approachinga bano bakuru wacu. Icyo cyakugoye? Nicyo kintu cyangoye. Kuko umuntu akwaza se waririmbye waririmbye ugasanga korari waririmbyemo ntabwo ntikibaho. Ntabwo ikibaho yarasenyutse. Nyine kumva biragoye ariko musore navuze ngo pole ndiyo mwene. N'akazi nk'akandi abadukurikiye bareba bereke nk'impano yari ku itangazamakuru tuve hano n'akazi kabonetse. N'akazi ndabona akabonye. Reka tubyizere ko bishoboka. Amin. Ntago mpanuye ndaza kugira ngo ndanuye. Taza kugira ngo nuguhanura ndi guhanura ndi kuvuga nyene hari ukuntu uhita ubacishirizaho ukabereka n'impano yawe. Impano yanjye. Wenda nk'urugero reka dusipoze ko uri umunyamakuru wa Yawe TV. Ugiye gukora intro yawe. Ugiye guhostinga umustar runaka. Umustar wowe? Ngewe shaje ibintu byo umustar rwose. Ariko it's okay reka dusipoze ko ndi ugiye guhostinga ngewe. Yego.
ubundi uwereka abantu impano. Ikaze nanone bakunzi ba Yawe TV, n'umukobwa wanyu Baraka nk'ibisanzwe. Dutangiye tuga mwiriwe neza bari mu Rwanda, abatandukanyije igihe natwe mwaramutse bitewe n'amasaha muriho. Dukomeje kubashimira support yanyu nuko mudahwema kutweka ko mudukurikirana. Rero nk'ibisanzwe murabizi ko mu gihe mu biganiro byacu tugenda tugira abatumirwa batandukanye. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya turi kumwe n'umusore udasanzwe, n'umusore wubatse ibigwi mu bintu byinshi bitandukanye. Ako n'umuntu sinatangira muwabwira, ndatekereza yatwibwira. Urakoze kubabeshya. Ntabwo nababeshye. Nta bigwi ibintu birabisa. Murakoze cyane, nitwa Freddy. Niyo mazina yanjye. Niyo mazina yawe. Freddy ni muntu ki twibwiye birambuye. Ndi umuntu usanzwe uri simple cyane. Haba ndi umwe mu bakozi bo kuri Yawe TV. Yego. Urebye nibyo. Urebye ni? Ako Freddy twibwiye abanyarwanda ukababwira byose. Kereka niba hari ikindi uri buze kumbaza abana naba nibagiwe. Ariko ibindi byari ibyo. Murakoze cyane. Ndeke gushakira Rwanda. None se Freddy. First of all turamushimira kuba bitabiye ubutumire bwacu. Biba bigoye kwa approaching abantu nk'amwe. Ariko nyine muri aka kanya ikintu twashaka kwibazaho. Niki watubwira ku rugendo rwawe rw'itangazamakuru? Ese ubundi wisanze mu nzozi zawe cyangwa n'ubuzima bwatujyanyeyo? Abari birebire n'inzira ya muntu ugenda itandukanye, ariko ni kwa kundi ugira gutyo ugasanga wisanze ahantu wakagombye kuba uri n'ubundi. Wakagombye kuba uri ni inzozi. Njye ntabwo njya kure y'ibyo natekerezaga. Marazima ko ntabwo naryize nkawe. Nizi bitandukanye, ariko nza kwisanga still icyo uzaba ngo muragendana. Ngo kikwiruka cyarantegereje. Banyaka ngo usige kikwiruka hano usige kikwiruka. C'est ça. Murakoze cyane yakoze kwitabira utumire bwacu. Byana badukurikiye babyumvishe, abana bato bifuza kuza muri kariyeri. Uhe n'umusitari wanyu arababwiye uko bimeze, asigaye amahitamo nayanyu, amarembo arakinguye. Ikiganiro n'ikigaruka kandi mukomeze. Inkunga zanyu zirakenewe, mukora share, subscribe, comment n'ibindi. Thank you. Welcome. Umunyamakuru wacu mwamwumvishe mute? Aze muri team cyangwa tumureke yigumire muri sinema? Ariko byaba bimeze biteje muri team ya Yawe TV. Rata mwiteguye kunyakira? Agera microphone. Mwiteguye kunyakira? Natubwira. Muri comment uruze kutubwira uko bimeze. Yego. Uzikari ubwa mbere ngoze interview. Kari ubona nayikoze. Yego. No bwa mbere rwose. Karabaye. Ikimwe mu bintu ndakunda. Ciyagahigo. Ciyagahigo. Okay. Yes, mwamwishe ni Baraka turimo turaganira, umva ko yava nk'umunyamakuru mwiza cyane ko we ni n'umwuga bigize umwuga, ariko nayo imbonereho kumubaza. Muzi kubwirwa n'abantu bangaye kuri mwiza. Yesu wanjye. Sharebye umuntu mwiza bitewe n'umurebe. Hora bibona ute? Ngiye kuri kamera ndi netre yo kwera nyuma yabuze kumbwira nkubwire. None bangahe? Yego. Inshuti zanjye nyine babandi bankunda. Nabambona mu bwiza ntabwo nzibwa bangahe. Ntawe murahura bikubwire. Ari ubwa mbere muhuye. Nawe. Hanyuma wowe uyizi gute? Je nizi gute? Ndikunda. Ndikunda nyuma ya mama wanjye ninjye mukobwa mwiza uhari. Yego. Ibindi ntumbaze ngo kubera cyako nyuma ya mama wanjye. Mama wawe ni ubanza. Ninjye mukurikira. Agakurikira urumva ko famille yanyu rakubiye. Oya. Ako se Freddy twize kwikunda n'ukuri. Twize kwikunda. Nitaye uko abandi bambona
bavuga n'inshaka ifite ibirenge bisumbana n'inshake ifite amano ameze nka tangawizi aranke sakomeye ndabizi hatagira umuntu nuka nje nta muntu nigeranyije nawe gusa cyonze cyo nuko ndi mwiza bose kanze nkubwira Fred utekereza ute hanze bakubona nabi nawe ukibona nabi nje icyizere ndi muntu wese atambonamo nkibonamo ubushobozi ndi muntu wese atanyekera ngisangamo ubwiza undi muntu wese atambonana ngisangamo gusa umuntu nemera kandi utanima yego ko mbona ubwiza bwe kandi akuze hari nari wigeze witabira amarushanwa y'ubwiza oya nta nigeze bitekereza basi kuvuga ngo reka njyeyo izo ni inzozi z'abana bose urumva turi abana twarega amateleviziyo urumva shasi ikintu gikubwiye Freddy mbwira nta kibazo ndibuka ko urumva twe turi abana turi abana turi like P6 S1 S2 Miss Rwanda yari ihari ikintu nuko ngiye guhitamo ikintu nziga numvaga kizamfasha muri Miss Rwanda ariko ngize mu hagati ndavuga ubundi usinde umusatsi bakobwa bajyamo genda umukobwa mu ntara ntabwo yacu ari Kigali ndavuga abana bajyamo ni abana bo bakomeye none nkajya kumva umuntu atwaye Miss Rwanda ni umwana ngo kanaka bari abantu bambaye uniform dutenyane none se ngewe ndi umwana wandi binci intege icyo gusa bityo urumva waciwe intege na reputation bahereza Miss Rwanda ariko nuko rukiri umwana ese umaze gukura waje gusanga ariko birameze kuki utakomeje inzozi zawe nacitse intege nyiri umwana Miss Rwanda sinongera no kwitekereza kuko urebye n'ibitekerezo byaye twabonaga abakobwa tukabona ni byiza ko gatambuka nyine ukabona ni ibintu byiza ariko maze gukwambana ko byari ubwana ariko ikintu nibuka nuko njya guhitamo hari umushuti wanjye iweho ndi ku Gisenyi twariganye Olevo ndamwibusha nawe yahisemo ibintu byo kwiga atabikunze namubwiye ngo batujye guhitamo ibi bintu tuzajye muri Miss Rwanda niho hari amahirwe kuko nabonaga nta mukobwa wagiye muri Miss Rwanda even atatu bari kamba ngo dusanga abayeho nabi nabonaga abasitani nko urebye hara n'inzira ariko ni n'inzira ni spotlight Miss Rwanda yaharuriye inzira abakobwa benshi rero nkavuga wowe bamwita Queen baye tugende mbore ndakuvuze baye tugende tuzaba Miss nyuma arambya ngo ngende mugufi reka dusubize mugenzi wanjye mugufi Queen abera wasa niwe ukubwiye kandi mugufi cyane wabimubwiye niwe ise bimbwira ndi mugufi ako giresha nta na rimwe wenda nko kwishuri bibaho ngube wakitabira kanze nkubwire rero ukuntu nakuze ubundi nje nkimara kugira nko mu wa kane amaboko yanjye mutima wanjye no kwiga byaye gake nahise mbiharira siporo nahise umwarimu ajya abwira mama ngo iyo baro yidunze ngo nanjye mu mutwe hari idunze even naga ndi muri class naga mfite ba irimo teni mu minota nk'ibiri ndi butekereze ikibuga nkaba nkirimo abantu twiganye barabizi high school nyine nese wanteye amatsiko wize ibiki muri secondaire oya ibyo bintu byatumaga bavuga ati ibintu bizamfasha mu kuba kuzambara ikamba urumva ari iki ikintu cyatambutsaga ko bwarani iki ururimi yego wanga wize lettre ako ndicusa hanyuma se wakenera guhe umukino wakenera guhe umukino abantu babizi nari narakameje bazere muri comment abantu banzi high school nari umukino ujya no guhaha hanyuma se byararangiye ntago kigatera imyaka ni iki akasako ubu ugiye kujyaho wigira umukecuru kuri 10 n'ingahe yawe imyaka ngiye tuyireke
ntabwo irenze 10 n'ingahe rwose ntacyo iyo 10 n'ingahe yatumye nsaza kereka niba ari ibintu byagusajishije aho numvishe umupira w'idunzu urangurura urangurura pe urangurura mba numva nanabe n'inshuti n'abantu bari muri siporo kujya basi nkomeze numva amakuru noneho rero reka ze nkugire inama muri rya tangazamakuru ryawe uhita majoringa siporo yego rwose genda ukore siporo nabo sinzi ariko abantu n'abana babi kuri social media hari ifoto nabonye iriho abanyamakuru babiri umwe ni umusore undi ni umukobwa niba ari umukobwa cyangwa se umumama ntabwo mbizi ariko rwose bafite umubiri hari ukundi buryo bikuyoboka bandikaho ngo mu Rwanda niho hari abanyamakuru ba siporo badakora siporo abantu bajya bihagara koko urumva ko rero nawe ushobora kujya muri siporo kugira ngo ariko ngenda nayisange byagufasha kuba uri n'aba sportive kuba ukora siporo kuba usobanura ibintu wabayemo kurushaho byaba biri ubu wasanga urajwe ishinga na showbiz kandi hari ibintu byiza bitarimo n'abantu benshi b'igitsina gore nka siporo kandi koko siporo ngo hariyo bake cyane industry iracyakeneye abantu bari aho ngaho bariguga bakeneye barumuna babo burariguga yakinye football igihe kirekire aba n'umusifuzi urumva rero dukeneye n'abantu bazi gusobanura basket ikibazo ni ukujya ukoresha interview babakinnyi ba basket njya mbona hariya wabigenza ute waba nka Liliane kera niyo yaba imbogamizi ariko ubundi njye niyo nama nakugira ndabazerera ni karibu mu kibuga ibintu bigende neza twa tukiri kuri ku bwiza bwawe n'intumbero yawe wari ufite kuri confidence byari ubwana ubuse byagiye watakaje icyizere se ino Kigali kirimo abamarayika sheri nari ndi mu ntara ngeze Kigali mbona umunyarwanda yabyaye marayika wasanga wari Miss Karitsiye igeze Kigali ubona byahindutse ese ubu ngubu nko muri Karitsiye wanyu wageze wagira boyfriend muri Karitsiye wacu narinjije sha narinjije cyo musara umusore ngeze ku ntereta n'umwe nane wacu babivuga none yarandutaga yarandutaga urumva yari dadi yiga mu gatandatu niga mu kabiri kuko nibwo nahise mva mu kabiri bitangenda urumva nigeze kumugera ariko byacyane nose sheri utasuhuza sheri ubona mu muhanda ukiruka umva nicyo kigerageza kujya ubundi ntabwo mbizi niba yari sheri ashobora kuba yari nk'iterabwoba ryanjye sinamonaga ahantu ngo mbe navuga mu muhanda nkiruka hanyuma se mwatiritanaga gute nkajya kwihisha kuri telefone mukavugana nta kibazo wampaye telefone urumva kuri telefone twaravuganaga kambwa ndagukunda kuvuga ijambo ndagukunda se bwo ngo nkubita ibintu byose byabaga ari ariko ubwana ndagukunda uwo musore yarameze ati wabashije gutereta Miss wa Karitsiye baramukundaga yari umusimu none yateraga ipasi Freddy yateraga ipasi ndagusuje wa musore we busa nta makuru yiwe ukimenya amakuru yiwe akorera nimba ko ntakundanye cyane usiko abantu twakundanye still baba bakiri close nanjye nyuma y'indero nakundanye rimwe undi ndabireka abonye atari ibyaye kubera icyo wabiretse se ntabwo nabyishoborera iki kikugora iki kikugora nyine nakundanye ndi umwana urumva icyo gihe n'iryo terabwoba ryanjye then after mu gihe cyashize nabwo ndakundana ahubwo ni nakunze
nshobora kuba mu ivumbi ryaratumutse amarira narize muri uru rukundo hari umwana uherutse kumbwira ngo yakundanye n'umutipe ivumbi riratumuka impamo njye ntabwo ari ivumbi amarira narize mu bwana bwanjye n'amarira kandi urabizi ko abana baba noneho njye nari ndimo bana birizwaga cyane ariko uri bucura uri bucura nuko mukuru okay ngo tubwire ngo waje kurira amarira narize mu bwana bwanjye n'amarira narize mu rukundo mperuka kujyamo amarira narize menshi nayo narize muri iki gihe nkuze rero ariko hari ibintu ntajya nsobanukirwa mu rukundo rera gute urukundo n'umugabo uraduhindura sa n'utubwira iyo senariyo yatumye urira yatumye ndira Charles ko mu rukundo habamo utuntu twinshi sinzi ukuntu nabikubwira nyine urukundo Charles iyo ngezeyo mbura ikintu mvuga ni indwara y'umutima ni indwara y'umutima se ni indwara y'ubuzima ifata umuntu wiyubashye ukuze ikamusubiza hasi uziko nawe uri ugasanga uri kurizwa n'ubusa uzi ko ukumbura umuntu ukarira kenu imaje kandi mama wanjye namukumbura si cyakoze nayandiza da iwe nje ndasekeje njye sinzi ukuntu niyo mpamvu nyine navuze nagukunda rugwanye n'urukundo rw'i Kigali niyo wanyishyura sinarujyamo reka nize nk'abaririmbye nabonye ari abasirikare hano i Kigali bisaba kwambara ukambara hakiya za ngofero z'abasirikare zitabuti kasike niba ari sinzi ukuntu bazita ukambara akanyamasyo nani antibare ukikomeza kuko igihe runaka ufite ibitero ushobora gutuma uniyahura i Kigali kuno ugiye gutuma nanjye impamvu njye byananiye njye ndasekeje kuko na mama wanjye ajya bimbwira uzi ko yagiye nifataga mu gitondo nkumva even n'abavandimwe banjye ibaze n'abantu bankurikira njye mama ndamuhamagara mu gitondo mva namukumbuye karira ubaye iki ndagukumbuye watashye njye ku ishuri gusura muri murangi nkurikira bwa kane kuko aracyari high school yiga mu wa kane secondaire ajya kujya mu gatanu mbwira ukuntu wajya mu maso y'umwana ukarira wakabura kurira ikigo cyabo ntibajya basohoka ariko ubushize nagiye kumusura musezeye ndarira baramubwira nsose igipangu ngo ngango muherekeze umugeze ahategera ugaruke rero nta guseka ararira nawe ararira uramuriza muri make nakamuhojeje uri umwana mubi nanjye iyo ngiye najya gusura abantu ushaka gukura n'ibibi ikintu cyo gutandukanya n'ababyeyi njye najya gusura abantu cyangwa ko nakumbuye mu rugo njye navugaga wenda mu rugo ni hariya nkahita ngenda nkahagarara ntanahareba urabona inzu ifite sayidi ukareba mu cyerekezo cy'iwanyu cy'iwacu nkarira we uzi amatsiko mbese ngira nyakubwira cyangwa mbyihorere ikibazo ushobora gusanga no muri audience yacu hari umuntu ugize ikibazo nk'icyo ngize ntakibaje nabamuhemukiye ngaho mbwira nuko umusore arakuriza arandiza we sharandishije ese urabizi wa musore ko andishije uyu ariko disi kanze nkubwire hari igihe namurenganyaga kanze nkubwiza ukuri nakunze umusore noneho bitewe na kariya yari arimo noneho n'ahantu yayikoreraga kandi ibyo tangiye ari imikino byaje ari ubucuti busanzwe umwana ariko nyine tukajya tubonana buri munsi ariko nyine bitewe na kariya yari arimo ugasanga agomba kuba ndi kure cyane noneho ngeze mu mutera toroma yaza nko kunde wenda mbwiye ati tugiye kujya muri kampu
tuzamara igihe nk'icyumweru iki nkasigara ndira none nkagera mu rugo ijisho ringana uko iki gihe nabanaga n'abavandimwe noneho nkagera mu rugo ese ko wagira umuzima kandi ubona ari ngiye guherekeza ukagarutse urira baragukubise wapi nyuma nibwo umuvandimwe yaje kuvumbura ikintu kindi zambwira ati kanze mubwire urukundo so rwawe ruvemo none se uzakunda umuntu mubuze gukora urwo ni urukundo noneho namamagare ambwira ati ngiye kujya muri ibi wenda urumva n'umuntu namenyeye kubona wenda buri mugoro uko atashye ambwira ati ino minsi ntabwo nzaboneka ngo naheraga icyo gihe ndira cyangwa asanga bavuye mu Rwanda baragiye jya kuva yuri indege agenda kugera agaruka asangaga nyirira ukiri kurira nyirira pe twaravuganaga nawe nanakomeye no nandi mu bantu nkarira rero urukundo nahise ndureka hari abantu ibintu bitari ibyacu ntangira icyo kibazo ngiye kukubaza ngo ku giti cyawe ukurikije uko wiyumva umusore watsindira umutima wawe yaba ari umusore umeze ute akanya ntawe nta n'umwe ubu ntawe pe sinzi ahantu ndi ubu ndashaka kwiga nimara kwiga ubu ngomba kuba mu rukundo nziga n'umuntu nshobora gushobokana nawe mu rukundo ariko ubu ndi kwiga uri kwiga iki uri kwiga iki ngomba kwitwara ngo nshobore inkundo z'i Kigali ati ikibazo ni Kigali cyangwa ikibazo n'abari muri Kigali none se byitwa gute umunyarwanda niwe yavuze ngo akana k'iki kirabura katagira gute rero Kigali nayo niyambara urubuga rw'abayituye kurumva bitoroshye ubuse kurira gutyo ubu wenda nko muri dote yawe cyangwa se bamaze gutwikurura abiwanyu basubiyeyo ukabona usigaye mu wundi muryango bizagenda gute nyine ntabwo iyo se ndayibona mu buzima bwanjye ariko niyo ngiye mu bw'abandi ugira umutima ukomeye kabisa kuri njye sinyitekereza ntabwo uragera n'abandi barambabaza ntabwo uragera muri etape so watekereza ko muza ujye ko rega abantu babitekereza n'abantu bari mu nkundo babona niyo biri kwerekeza hanyuma wowe nta rukundo ndimo nta nubwo ndajyamo niyo mpamvu ntari gutekereza ubukwe ese ubu uri ngo urujyemo dore gutya tukiri kuganira hari umusore uri gutayipinga ari gushaka agiye kubaza nimero yawe none turamusubiza iki tumubwira ashyira asubiza amerwa mu isaho amusubiza ngo umwana ntaramenya Kigali ntaramenya Kigali wenda ni wo mu ntara byarahindutse unawe wabaye umunyakigali bisobanuye ko atari umunyakigali nawe byamugora ariko wenda kuvuga no gutaruka turetse no kuba kureba kuri wowe cyangwa se abandi ishusho y'inkundo z'iyi minsi nyine ni n'urukundo ubona gute ntajye untera amabuye sibyo yego inkundo z'iki gihe kandi ku mpande zose biragoye kubona urukundo rw'ukuri akenshi ninjya kuba akenshi abakobwa igitsina gore barafokasinga kuvuga ngo ese ngo kanaka afite iki kuganira n'umukobwa ukanikanga ngo njyewe ngo umusore ngo udafite imodoka udashobora kumvana hanga ngeze hariya imvura inyica imvura inyagira ntamamagara izuba rinyica ntamamagara ngo umusore twaganira iki kandi nta na moto afite nta n'igare afite ariko umusore udafite imodoka aba basore namwe muri hanze hamwe murabisiga iraringa umugabo yarariremanywe nta rukundo mufite irari ushobora gusanga si ubundi uriya mutima mukura hewe ugasanga umuntu ashobora guhera ku muntu wambere amubwira ijambo ndagukunda umunsi akabiga nk'abantu 10
na message atanga ni copy and paste kandi ukabona bibayemo pe ntagafuadinga aranabihuza abantu bose babonera umwanya kandi n'umukobwa nuko ijambo ndagukunda nta gaciro rigifite niyo mpamvu urebye n'urukundo rwabaye pirate ijambo ndagukunda nyine umuntu asigaye aribwira umuntu wese bitewe n'icyo amushakaho sibyo urabicaye n'umuntu niyoti biri ukumva ari kwita amazina y'urukundo ntimunaziranye ese akanya mbaye umukunzi wawe gute utangiye kumbwira ko hari degaye wanseteje ejo bundi twari twicaye ahantu n'abashuti be ni n'ubwa mbere nari mubonye mu minota nk'ibiri numva atangiye kumbwira ngo ndagukunda ndavuga urumva nyine ukuntu hana n'umuntu nimero mwahuye mwamenyanye njye nawe nta process zo gukunda twagiyemo uratangiye kumwegura nkundira iki mbwira icyo ushaka icyo ushaka n'umwa y'Imana ntikwiherewe igende bakubwira ngo urankundamo iki se yaragikubwiye cyangwa ntabwo yakikubwiye ntarakimbwira ndategereje uhita yari kukimuha se sha nkifite yarugabisha birenge nzakiguha ako kimbwire wintuburira ntabwo erega nawe ntiyagusaba icyo udafite nareka kuntuburira rero nakimbwira ijambo ndagukunda uhita yari kukimuha sha nimba nge njoye kugitanga sinakuye ndirugabisha birenge nzakiguha ariko wintuburira ankunda nkundamo iki se ushobora gusanga ari byo nakunzwe na mama ndabibona uzi ikintu bita coup de foudre urakizi ubwo ni bavuga hajya boyo ni France ntabwo nkizi mu ariko buriya se coup de foudre zishaka kujya kumera nka crash ra Ose crash n'urukundo yarankurashe nge nabifungiye crash arangira akukunda nirurangira irangira re crash aha kanya nge crash nge nta crash ngira wese try crash ngira ijwi ryawe tukavugana ejo bundi tu kumubira sho numva ni ibintu biri normal nkareka ubundi iyo coup de foudre ni nka kwa kurusha gura n'umuntu first time love for the first time ukamureba ugahita wumva rwose ukabona ntabwo urakrashingira umusore njyewe njye crash ndegera ko ntabwo njye mvuga ngo namukunze ndanabirwanya kuko iyo ari crash umuntu utazingura mukunzi umukundiye iki utambeshye wakuruwe n'ibyo ubona nese ubundi kugira ngo umve ko umuntu mushobora kuba mwajya mu rukundo byagutwara nize etape ziguma kubaho kugira ngo uvuge ati uyu muntu none ibyambwiye ndabona ari byo ego byantwaye njye byansa kwanza kumenyana nawe ego kumenyana nawe akubeshye se kanze nkubwire nyakibi ntararabushyitse ntararabushyitse uzi n'ikinyarwanda nyakibi ntararabushyitse pe yarabisigiriza akabisigiriza ariko buri uramuvumbura birangira umuvumbuye cyane ko numva nese ukoresha icyo bari badakoresha kugira ngo ubashe kumenya umuntu ukubeshya n'utakubeshya nyine nakubwiye nukumenyana nawe kuko sinkubeshye njya akanya mbwiye ndagukunda nakisana ntabwo kunze nyine iyo mvuze ijambo ndagukunda ashobora kuba ari inspira kujya mu rukundo kujya mu gikorwa niyo mpamvu ni wancururimo ntabwo ndasubira gusoza ijambo ndagukunda kubera iki uranabimbwira nkakurikiriza ntabwo kuvuga ngo urakoze cyane nukuri ntabwo nabishobora iryo jambo kure abakobwa baryanga iyo umuntu ngo ndagukunda yabwiye ngo ndagukunda uvuga ngo urakoze yanatega akaza kukureba mukarwana none se kuki mushaka mbabwira ibintu bitandimo aho kuki mushaka ntabwo nabishobora ngenda kubwira no wankubita ijambo ndagukunda ni nk'ijambo mbabarira ntakosheje ntabwo njye no mu rugo warankubitaga kandi ntinya inkoni ariko ukihagararaho ntuvuge ngo mbabarira
nese ubivuze ubuzima bwakomeza wabiki ntabwo nabasha kuvuga ikintu ntamenye mbabarira se kuko nakoze iki nimba nta kosa nzi ko mfite kuki njye nyumvisha nakoze ikosa kubanza ufunga umutwe ko nabona gura nk'umuntu witonda oya njye nditonda ariko mfunga umutwe ese urumva witonda yigo rega tujye none kwitonda no kundyame unceho n'undanceho kugira ngo ko nitonda oya none se ubu hari ukuntu usanga abantu bari gupfa akantu gatoya kugira ngo akantu gakemuke hakaba ushobora kwiyemeza ikintu utakoze ushatse kugira amahoro aboneke tu ngira nk'ako kantu gatoya nk'ubikona atari gato nk'ako kantu dushobora wenda nko guserera ku kintu runaka ariko nkabona twese turi hejuru nkavuga rero kugira ngo dukomeze tubone ku kintu kimwe reka nkubwire ngo itoke nabyemeye ibyo ni ibintu biri normal ariko umuntu wese umuntu ufite umutwe muzima arabikora ariko njye niyo twagenda uko mba nguhaye umwanya ngo umere neza ariko ejo bigaruka oya muri buke ntabwo mva kwizima sinjya mva kwizima tubigarukaho ko bikaze Marimo nkubwira ngo ujye ugerageza nyine uve kwizima burya hari igihe bitanga amahoro samutayemo ariko reka duse n'abagira tuganira ku bimwe na bimwe dufata n'imyanzuro tukaba tukiri kwiza inkundo wamaze kuvuga abakobwa ukuntu basigaye nabo bateye bitari sawa n'abasore ukuntu batari sawa yego tubwirane sa nubagira inama wundi mu rukundo yego rero inama ngiye kugira mu rukundo nta burambe bifitemo mugana urabagiriye nawe rwarakunaniye ariko ngiye gushakira sheri by the way uwo musheri birago mureka mbanze uzamuzane tumenyane nitumenyana nzabanza ndende nimba abasheri cyanjye namubera sheri rega tujya twitakagiza ariko ari gihe ukuntu none umuntu ari inosa ababyoya turayimana uzitwa ntago wizeye kuri innocent ntago ndi innocent rega subize se nanjye ntago ndi innocent nshobora kuba mfite nk'iyo kamere yo kutavarura imini kutava kwisi kandi ntago ari kamere nziza nanjye ndabizi urumva ariko muri nyine uko uri itsoke ufite nka musaza ukabona uko umeze nkawe wamubwira ati shyira mu rugo nta kibazo bitewe ko musaza wanjye nk'ukuntu wizi kankubwire avuga ati wenda sipoze ko ndi musaza wawe avuga ati uri musaza wanjye udateye nka musaza wanjye kuko musaza wanjye dufite criteria zimwe dushobora kwicana seriyese ariko ndavuga nyine hari umusore w'inshuti yanjye mbese nkanjye namushimira Baraka umusore ushobora kwihangana ego kuko njye iminota ibiri sha upfa ko nkora akantu katariho amusanukana hasi hejuru amarira yanjye yakuza amahoro amarira yakuza amahoro ariko nyine niba ari amarira gusa ntacyo bitwaye cyangwa se ikindi nta kindi ariko amarira yanjye nyazimo bifo ni ukuri ese kuri wowe ku giti cyawe umusore w'umukene n'umusore umeze gute umusore w'umukene kuryo uvuga ati uyu muntu rwose ku bukene bwiwe ntabwo twashobokana ni umusore wemera ko ibintu hari abasore bamara kwemera ko ibintu byose ubuzima bwabanze ugasanga amafaranga abonye kuwa mbere niba agize amahirwe akabona 5 nta kindi yayakoresha uretse kugwamo inzoga akavuga se undi 5 yagufasha iki Kigali niyo musore mukene kuri njye umusore yumva nyine ko ubuzima bwarangiye ubuzima bwabanze nawe wundi hasoringa agakora niyo yakiriza 100 ku kwezi ejo byakunda nta kibazo ngo ejo byakunda ni ukuri hari umusore wari warambwiye ngo bajya bamwanga kandi ntacyo atwaye oya ntashaboya ndamukurangije ubwise kuri inshuti yanjye aho bakwanga bareke ntago ari igeno ryawe ese bo binjiza angahe aba bakobwa si gukora make up iranamubera
ubundi akambara neza akagenda. Uziko makeup hasi hari igihe kigera ntifate ajya kigera ikakwanga birarongo nabyo uko iminsi igenda uruhu rugenda ruyimenyera n'iminsi igenda gusiga. Ariko buri muntu makeup ijya kubera n'ubundi abasanzwe ameze neza ntacyo ntabyo mvuze buri umuganga aravura ntazura hari uwitafata ni amahire utayifata ariko nyine bigeraho ntihafate. Ariko ubu tani tumye gukora ikiganiro noneho tuzagenda dushyira aka makeup turebe noneho hari aka makeup ko byaba bimeze ahubwo Yesu we naba ya mbere kubera iki makeup nyine ngira amaso matoya rero makeup sugo ni mato rero akenshi zituma ora ari njye nifite manini ari njye nawe ni wowe ni njyewe nitwe njye mfite matoya rero makeup zituma nareba ese zijya mu maso nasi makeup ni iki so gusiga amaje tayo ne byose nama ari bagita lashes se bari babashiraho n'umunsi numwe lashes nazishizeho yego yes ese we abakobwa babayeho bati kankubwiza ukuri nazishizeho dona nazishireho hariya hari ahantu uri kureba mwiriya sari hafi hari nazishizeho byo kuri anniversary yanjye taka nk'abandi bakobwa kuki ntajya gutubura babinkiriye nari ngiye muri shoot hano mu Gikorozo kureba birananiye noneho inshuti yanjye yari harira nyitegereza ngo yewe basi ngomba baratugisohoka icyo gihe nari butahe mu ntara kandi yari budutware shayaransebeje twaragiye ngerayo njya muri douche kuko nyine yaragiye kutugezayo njya muri douche naje kumusezera nabikuyeho ntabwo zamazeho n'amasaha n'amafaranga nabonye bitwara samwe ari kukibiheta reka bigira abantu beza reka murebe no ko hari umushuti wanjye reka tumwamamarize bagira saro ibikora kandi babikora neza ukusa ni kugaragara ni nako gaciro kawe gusa neza kwawe tubyitayeho nutekereza umuntu usa neza uzumva wanyuze muri Pretty Makeup Kigali ngwino tugukorere makeup isobanuye ubwiza bwawe tugukorera inzara zisa neza tugukorera facial tugukorera waxing nitwe ba mbere dutera tatu ndetse n'ingohe zawe zigasa neza cyane twitwa Pretty Makeup Kigali dukorera Gisimenti mu nyubako ya Ikaze House muri floor ya mbere uretse ko twanagusanga huri mu birori bitandukanye duhamagara cyangwa utwandikire kuri nimero ubona kuri ekra yawe hano ku Ikaze House hano ku Gisimenti rwose abakobwa tuzanye babasirimu cyane tuzagende tuyakangira mwiza bana ararema hey pretty serious nzakujyanayo nuko tuzagende bana cyane hari n'utuntu bajya dutatu ko tumita ngo ni facial ahubwo niyo bankorera niyo bagukorera turabe wumva uyu ni umukiriya wa mbere nkuzaniye ndaje babikora neza cyane bakorana ku Gisimenti uye birabinuka nze nkubwire nyine nuko nge ndi mu bwoko bw'abakobwa bataberwa na makeup ariko nyine hari abakobwa bibera pe umukobwa muri abakobwa ati se imana yarakuremye wayihaye igishushanyo mbonera cyagutekerejeho kubona umwana ni mwiza birenze ibikenewe ariko bari ukubera makeup oya ariko nyine usambye se ngo bijyaho bifata Kigali ifite abana beza pe Kigali abasore mu bitaro ariko ubona abahungu bataragowe nyine nuko njye nashoboye kwihangana ingeso zanyu ngo mvuge ngo nirari mwari manywe kuko mubwira abakobwa beza bari nyine ubona bataragowe inshuti yanjye twajyaga tugenda turi nko mu modoka amubwira uriya mwana abonye ko ari mwiza ageze amubwira ko ubundi ufite depression y'uko usa ni ukuri twashaka kuva nk'urugero Kicukiro tujya Kabeza mweretse nk'abakobwa 5 beza bose bamweretse kandi ataburi depression ufite n'iki noneho nyuma yanza kumaze sepa kuki utajya uhindukira ureba abakobwa yambere icyo koza kandi nkubwira inshuti yanjye yari royo Yesu ambwira
ngo njye umukobwa mubonera mu birometero akiri imbere yanjye unyibukije ngo datsaye nyine utajya namindukiye inshuti yanjye yambwije ukuri nyine ubushangiye nabonaga ari n'ibintu nyine ari muri critère yari afite suko mu bigendana n'igitsina gabo modoka si mubiyiziho ego urabona arahindukiye narahindukire kw'Imana yari sheri wawe cyangwa ari yari nani umusore nakundaga none wagira ngo arangare muri kumwe ariko uzi ko hari umugore ushobora kubona urebye undi mukobwa akayisohokamo ataguhonze oya nyine yari umusore nakundaga wanyuze ukamwereka abakobwa beza yari umusore nakundaga nkabona turagendanye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ntarahindukira ubundi uteye uti rimwe twete kuba Kicukiro turi kumanuka ndamaza kwa biti byiza ese ubundi kuki utajya uhindukira kuri abakobwa nambere umunyakuri yambwiye ati njye umukobwa muri metero 100 ari imbere yanjye mba namaze kumusoma kuva mu mutwe kujya ku birenge abantu uri mubi bakari ubwaga ntakajya abeshya Aisha ni umwana mwiza pe ngaho mbwira ngaho reba uri nk'umusore ureba abakobwa beza bari muri Kigali kuntu bangana cyangwa se bari mu Rwanda nurangiza umwe bari wo gutsindira none se kanze mubwiye bari abakobwa si beza yego kuki se yemera umusiga mu mwaka wari ubatsindira kuki yemera umugabo mu mwaka wari ubatsindira ubundi ya rega ni nje ikintu nemera nimba wumva utaraba tayari nyine utaritegura kuba uri mu rukundo ruhamye aho kujya babaza umwana w'abandi buri muri no mihanda sha uri kumwe na Debora uri kumwe nande igihe nikigera basi uramugira inshuti kuko ndi inshuti yawe sinagufuira Fred urabizi akantu kuki umutima arimo akantu kabyica umuntu dushobora kuba turi inshuti ariko ngukunda ariko we nkabona bitavamo utanyemera n'urugero cyase nkabona hari criteria ntujure cyase nkabona hari ibintu bidahura ku buryo twakundana ariko still nubwo njya kwarura kankabanda gukunda icyo gihe nagufuhira warubize ariko niyo nagufuhira ntabwo bya icyo ngiye ndikwanga ni ya bifu birema nese ubukanze Fred nazanyisaza ngo ari kumwe n'umukobwa si turi inshuti nazanyisaza ngo ari kumwe n'umukobwa ariko mbarumbwiye ngo urankunda oya hari ukuntu mubwira ngo sinkubujije ariko ibiriya ibyo bikora ruko ndahari genda hari ntukajya ubikora ati birambabaza none uwo mwana abo bana n'abakobwa nabo uzabibabwira abana n'abakobwa nabo uzabibabwira abakobwa muzamuri mwisi yanyu mwenyine se ku buryo batazahura nawe none abana ntabwo uzahana imbere y'igitangaza suzi njye dukundana nkisanga wenda nko nyine byanambaga nkisanga nko muri ka yo kusanga nyine mwe n'undi mukunzi wawe ako kanya rwose sinanarema kuko sinzi ngukundane ndaho kwisaza sinanarema bifu hagati yanyu iki urabireka ndabire yewe we washaka ko ndi mushiki wawe utanabivuze nabikuvugira kubera se ko bigushimishije cyangwa ntabwo bishimishije umuriro uri bwake nukuri ariko ngiye kwirema nagize ngo baba byoroheje oya ntabwo byoroshye mu gihe yo bwati icara hano musobanurire oya sha urabimbwira pe urabimbye umva nakubwa ni wa mukobwa ni mwiza wari wafata nk'umukunzi wawe arimo aracitinga how was it yagenze gute tubyihorere oya turimo turaganira just ni ibintu bibaho ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe ni y'abantu benshi nyine ni ibintu bisanzwe nyine kuri we byagenze gute cyane kubyakira ariko nyine wamufashe serious ari hehe iwe cyangwa iwacu iwanyu gute se gute reba nkuko kakanya njye nawe turi inshuti waza kumusura yego ariko ukaza nawe ufite gahunda nkaza ufite gahunda warankomba kuki yego
ariko hakaba hari inshuti zanjye kandi musangiye kuko ndakeka iyo umuntu ari boyfriend wawe musangiye n'inshuti zawe sibyo ubundi ndagenda aho nari ngiye kugira ngo ngombwa ko mpatinda ko hatinda nzi ko biri butinda ariko kubw'amahirwe sha nta n'iminota na 20 byamaze egera mikrofone nta n'iminota na 20 byamaze kosha no kuri gate ko nasaranga ariko arameze no sanga ndagukunda nimba ari zo kwimba za fake za nizo ziri imbere already mu gikorwa cyangwa bakiri muri process ndasohoka mu kindi cyumba Prince noneho iwawe mwe abagabo mwe abasore mwe dusigaye turengera mwararakaye dusigaye turengera iwawe subwo yatanze ubusobanuro cyangwa yese yidelibera yaratashye nyuma arambwira ngo ni ntabwo babari ariyahura ntiwamurangira hari habyihutisha ariko sha azi drama cyane nzi ko abakobwa ari twe ba drama queen aho namwe musigaye muri ba drama king musigaye mugira drama ntazi hanyuma so mushuti wawe turacyari close abo simbizi we ntabwo macha kumuvugaho cyane nyine ndavuga burya amakosa abari abantu babiri kuko nta mwana wari urimo uyu abango wenda ngo runaka yafatiranyije runaka gutya na gutya abari ibintu byanga bikunda bari impamvu ubwo we yabyitwaye mwate yararize imbabazi ako turacyari close niba rakantu nanga namayira y'ingona ukora amafuti nkayo wanyuze ukarira si uri kuranga bigenda bite bibyanze nyine gute uko nyine tubyihorere nkubwire ngo pore numeze neza nahinduye imyumvire cyangwa niyo mpamvu wabaye ubivuyemo nahinduye imyumvire niyo mpamvu wabaye ubivuyemo nasanze nari tayari kuko ubu nta rukundo ruri perfect tuzabona ariko basi tubanza turiho kubana na byundi tuzarugarukamo twiteguye kurwara ibintu nk'ibi biri muri bimwe bituma umuntu ashobora kugira depression ituma anabadesi ku kintu runaka avuga ati rero ibintu ntangiye kubona ameze gutya bimeze gutya na gutya bimeze bite mu gihe kiri imbere mu buzima noneho ntazaba mfite n'ahantu mbihungira umuntu akaba ashobora guhita yafata umwanya akavuga ati noneho rero ibi bintu reka mbishyire ku ruhande mbireke ntabwo bishobora kuba intandaro ntekereza ni nako nabibonye ushobora kuba byabaho pe biriya bintu byabaho ntizaba ari imbaraga nkeya z'umuntu ku giti cyiwe ntabwo ari imbaraga nke ego nazo zizamo kamere muntu izamo yuko ateye n'ubushobozi bwe bwo kwihanganira ibyo abona kuko ntabwo twese dufite ubushobozi bumwe ariko nanone n'ibyo biba n'iyi si y'urukundo turimo ibigiramo uruhare nyine kugenda yangirika ibintu birakaze barareka ngushimire tunagane ku busozo ariko umwanzuro wenda wo guharira ari njye usoza ikiganiro cyawe se njye sinyasoza ikiganiro kuko n'umukaya ashobora gukora ikindi n'umukaya ashobora gukora ikindi none se ubwo ni iki tugisoza nyine ukora ikindi urabusoje icyanjye turakora icy'abandi nyine ndimo navuga dusa n'abashyiraho conclusion twaganiriye ku bintu byinshi bitandukanye noneho dusa n'abafata umwanzuro nta muntu wafatira umwanzuro uko byumva nyine ni conclusion yawe according to you rwose tugira ati
ku bintu twajya tuganiraho bitandukanye tujya tuganira ku bintu bitandukanye dusa n'abashyiraho ariko ntarajya kuri ibyo. Nta musitari wo mu Rwanda wagirira crash. Musitari wo mu Rwanda jewe byambayeho narabibwiye inshuti yanjye nagiye mu kiraka ahantu simvuga ngo nindi nagiye mu kiraka ahantu twari turi kwamamaza isura nshya ababizi ya Musteri ya Musteri aramini Skol Marte nagize ngo Musteri yara sinabimenye twari turi hano muri RD twakoranye n'abakinnyi ba basket yego iwe cyari cyaka twakoraga ijoro twaraharaye sinzi ukuntu ngena urumva umuntu uri mu kibuga ntabwo uri kumubona kuko we yakitingaga ari mu kibuga kandi bakari benshi bari abasore mbabona barasi banihuta cyane. Satani nagize n'umwe naciye kuri machine urumva bari kwa kamera ubwo nitaye ku isura ye ise mpagarabira ngo bose araza ni umunyarwanda yego bose arazambwira ngo biti ako nawe crash nyakuye ngo crash ifite ahantu hamwe igendera buri nero kunze iminwa ye nta kindi iminwa ye afite iminwa myiza na icyo gihe nakwaga nagenda bibabwiye ni cyo utekereza ukibona ujyana natekereje ko ari myiza nta kindi ntago wagiye kure ntabwo nagiye kure kuko nzi ko ari crash ikintu kinjyana kure ni ikintu nyine cy'ibintu wumva bindimo ariko ni crash ikintu cyankuruye nyine urumva nakuruwe nabyo ako kanya nanataha mbivuga no mu Rwanda bakanda ngo umusore ufite umunwa mwiza muri Rideka basore twakoranye kirakara ari n'umusore urenze akuye nabaye umupapa we ejo bundi yakoze ubukwe washaka kumenya bare mu basitari ba basket uherutse gukora ubukwe ari uwo nguwo usanga ari benshi ariko nyine ari muri abo reka rero dusa n'abagana ku musozo twaganira ku byinshi bitandukanye ariko ngira ngo ibireba benshi muri twe especially abakiri mu myaka nk'iyacu dusa n'abagira inama mo gake y'ubundi twisoreze yo gutanga inama yanjye nawe utange yawe wegere mikrofone kugira ngo abantu baze kumva aka kantu nyine kuko ndakeka twaganiye ku bintu byinshi bitandukanye gusa ibintu bibiri by'ingenzi ni isi turimo y'iterambere riyobowe n'ikoranabuhanga sibyo yego icyo navugaho kuko ntawe tuzabihungira nibwo buzima tugomba kubaho tugerageze kumenya icyo dushaka ndetse tugerageze no kureba ahazaza hacu kuko akenshi turi kugerageza kureba ibintu birangira ese utekereza ko uri gukoresha izi mbuga iki uri gukora nyine ibintu biri negative kubw'impamvu z'amaramuko tubyituka kuko ndakeka nta muntu wiyanga kujya kwiyandarika se cyangwa kwiyandagaza ariko utekereza ko ejo uzagira famiye uzagira abana bazaba abana ki se bareba njye mama cyangwa papa twe tumeze kuriya tugerageze basi gutekereza ku hazaza hacu nubwo turi gushaka amaramuko ubona nyine uzaba uri proud yo kwitwa mama w'umuntu kwitwa umugore w'umuntu ewe no kwitwa grand-mère w'umuntu birebe umenye icyo ushaka nk'uko babivuze bagira intego tugira intego z'ibyo dushaka kugeraho ariko bitazaduhindurira ahazaza hacu ngo tubeho neza uyu munsi ejo bigende nabi ikindi kuby'inkunda ubundi ngo sinkunda ibintu bya politiki mpamvu n'urukundo ni politiki none ni nayo politiki ikomeye ariko nyine nakwifuza ko twagerageje kwita urukundo icyo ari cyo tureke kugira irari ry'ibyo tubona hanze twubaha urukundo kandi wubashye urukundo ubaho mukundana nawe uba wiyubahishije twubake nyine twubake ubwami bwacu
tureke kwirukanyira iki ntazajya guca intege ntazagukunda ngo hagiye ngo winjiza amafaranga make ubundi umusore yabivuze gute gusa nzi ko byasobanuraga ngo umuntu wese uzurira akura ukabona yuriye ingazi uzamutegerereze hasi kuko fayinali n'undi aba agomba kugaruka mutegereze ntabwo yagumayo ntabwo indi zo yagumyeyo bishoboka we mutegereze mutegereze yego ibindi ni ubutaha yasirikare tugushimire dushimire abakurikiye ibiganiro bya TV tubwire ngo ibiganiro nakagaruka kandi nawe nizeye ko si ubwa nyuma ubu ngubu ngiye nasabye ko ugomba kuzaba umumembazi bizaba byinshi kurushaho baratubwira wakoze rero reka dusoze ciao ciao